Niba hari ikintu cyashenguye umutima wanjye, ni ugusanga umusore wanteye inda tumaze imyaka igera kuri 3 dukundana, ari musaza wanjye duhuje papa. Ntabwo nari nzi yuko ngira musaza wanjye pe! Ni amakosa yakozwe n'ababyeyi bacu, barangije barabiduhisha, kugeza ubwo nkundanye n'umusore biza kurangira anteye inda. Aho bigeze umutima wanjye uraremerewe, agahinda karenda kunshengura umutima, nta kindi kintu cyamfasha uretse inama zanyu. Ndagira ngo mungire inama pe! Amazina yanjye nitwa Olga, mfite imyaka 22. Mu buzima busanzwe njyewe nakuze mbana na mama gusa. Ndabyibuka ubwo nari ntangiye gukura, ntangiye kumenya ubwenge, nabajije mama nti ese abandi bana duturanye ko bafite ba papa, njyewe papa wanjye aba hehe? Icyo gihe nari mfite imyaka muri 5, 6 gutyo, twari duturanye turi ingo nyinshi kumwe, amazu aba agiye aturanye, nkabona abandi bana bagendana na ba papa ariko njyewe nkabona nta papa mfite. Nibwo naje kwegera mama ndamubaza nti ariko ma, njyewe papa wanjye aba hehe? Mama yarambwiye ati mwana wanjye, papa wawe yitabye Imana. Ndamubaza nti se basi wazanyeretse ifoto ye nkamubona? Mama ambwira yuko nta foto ye agira. Ubwo nubwo nari umwana ariko narababaye pe! Kumva ko ntazigera mbona papa wanjye, ngo ajye angurira amashokora nk'abandi bana twari duturanye, birambabaza. Ariko uko ngenda nkura, ngenda menya ubwenge, nza kugeraho ndabyakira. Igihe cyarageze ndangiza primaire njya muri segonderi, gusa twari dukennye cyane pe! Ku buryo kwiga, kubona minerivare byari bigoye. Muri iyo minsi nibwo mama yaje kurambagizwa n'umugabo, nuko uwo mugabo aza kubana na mama, basi ubuzima burahinduka, dutangira kurya neza, ntangira kwambara neza, ndagenda ndabyibuha, nanjye mera neza nk'abandi bakobwa. Murumva icyo gihe nari ntangiye gukura, nari ntangiye gupfundura utubere, ntangiye kuba inkumi nk'abandi bana. Nuko rero naje kurangiza troncome ndetse ndanatsinda, njya kwigira ubuganga muri interna mu wa 4. Nkigera muri interna mu wa 4, hari umusore witwa Alexis wigaga mu wa 5, njyewe niga mu wa 4. Uwo musore yari umusore mwiza cyane pe! Mu kigo yari umwe mu basore 5 bari beza cyane kurenza abandi bose. Uwo musore ndabyibuka, nkigera ku ishuri ku munsi wa 2 nari nkiri umururu murabyumva. Uwo musore yaje kunsanga aho nari mpagaze, hari mu masaha ya nimugoroba, mbona ni igisore cyiza cyane. Araza aransuhuza, ambaza uko nitwa, mubwira ko nitwa Olga. Nawe nibwo yambwiye ko yitwa Alexis, yiga mu wa 5. Icyo gihe rero yambwiye ko yifuza ko twaba inshuti tukamenyana, ntabwo yahise ambwira ko twaba abasheri. Oya, yarabanje ambwira ko twaba inshuti tukamenyana, nuko umusore ndabimwemerera, ndavuga nti ntacyo bitwaye. Cyane ko iyo umwana ari umururu buriya muri interina, aba akeneye kumenyana n'abana bahamaze igihe, kugira ngo nyine abashe kwisanga muri icyo kigo. Umusore twabaye inshuti kuva uwo munsi, tuba inshuti bisanzwe pe! Nuko gusa abantu bakajya banatubwira ngo turasa. Noneho babitubwira kandi koko natwe twakireba tukabona turasa pe! Twari dufite amaso ateye kimwe, amazuru, iminwa, ku buryo hari n'ubwo
animatrice yigeze kunyegera arambaza uti ariko Alex ntacyo mupfana ko musa cyane? Ndavuga nti hoya, ni kwa kundi abantu basa ntacyo bapfana. Muri iyo minsi rero uko abantu bakomezaga kugenda batubwira ngo turasa, byatumye ubushuti bwanjye na Alex bwiyongera cyane. Dutangira gukundana pe! Ariko mu kumukunda narabyigumaniye njyewe mbona nta hantu nabihera mbimubwira, ndamwihorera, gusa nijoro twaba nta masomo dufite akaza kundeba tukaba twicaranye mu ishuri, ku buryo abana bandi batangiye kubibona ko dukundana ariko twebwe tutarabibwirana ko dukundana. Alex twakomeje kuba inshuti, igihembwe cya mbere ubwo cyendaga kurangira ngo tujye muri vakansi, nibwo yambwiye ko hari ikintu ashaka kumbwira. Yambwiye ko yankunze ndetse ambwira ko yumva atakomeza kubyihererana kuko biri kumuvunira umutima cyane. Natunguwe n'ayo magambo kuko nubwo nanjye nabonaga ko turi inshuti ariko nabonaga ari umusore mwiza cyane, ikindi yari n'umwana wo mu bakire. Nabonaga rero tutakundana. Byaje kurangira umusore ambwiye ko ankunda, birantungura cyane ariko nanjye mubwiza ukuri yuko mukunda. Kuva ubwo urukundo rwanjye nawe nibwo rwatangiye. Gusa ntago twakundanye ngo tubone igihe kinini cyo kubyenjoyinga icyo gihe, twahise tujya muri vakansi. Gusa mu kujya muri vakansi, umusore n'ubundi iwabo bari abakire, yabaga afite umushoferi umutwara, ku buryo yazaga kunsura iwacu mu rugo rimwe na rimwe, mama wanjye adahari. Uwo musore twarakundanye pe! Kuva mu wa kane, nikubita mu wa gatanu, nikubita mu wa gatandatu. Nkigera mu wa gatandatu, ndabyibuka ubwo nari ndi mu wa gatanu, we yari ari mu wa gatandatu agiye kuva ku ishuri, agiye kuva ku kigo nigagaho. Nibwo umusore yansabye ko twaryamana. Ndabyibuka hari ku wa gatandatu, nta masomo twari dufite, nibwo twatorotse ikigo, bya bindi by'abanyeshuri by'urugomo, tujya hanze turatembera, nyuma ambwira ko hari ahantu ashaka kunjyana tukaganira twisanzuye turi twenyine. Kumbe umusore yari yakodesheje icyumba muri iyo santere, nibwo twagiye muri icyo cyumba, yari yacyishyuye 5,000. Turaganira ariko numva mfite ubwoba kuko yari yanjyanye ahantu mu marogi nyine. Nibwo yambwiye ati rero urabona ko ngiye kuva ku kigo, kubonana bigiye kuzajya bigorana cyane ko ngiye guhita ntangira akazi, nifuzaga yuko wansezera. Nk'abantu bakuru twarakuze, ntabwo ukiri wa mwana wo mu wa kane, ndagira ngo unsezere nk'abantu bakuru. Nibwo rero icyo gihe Alex yatangiye kunkoraho, mpita mbibona nyine icyo ashaka, ariko numva mfite ubwoba. Yambajije igihe mperukira kujya mu mihango, ndabimubwira, twumva ayo matariki n'ubundi ntago nasama. Nanjye najyaga mbyumva. Noneho we arambwira ati njye ndabizi neza ko utasama, ati hashize iminsi igera kuri 5 aribwo ukiva mu mihango. Ati wowe nyizera wigira ubwoba. Si ukubabeshya, niba ari uko namukundaga cyane, niba ari uko nanjye numvaga mbabajwe nuko agiye kuva ku kigo nkasigarana irungu, koko nararebye nanjye mbona ni ngombwa ko twabikora pe! Twararyamanye Alex. Uwo munsi twararyamanye, nuko bigenda neza birarangira. Uwo munsi twasubiye ku ishuri, ntihagira umuyobozi n'umwe umenya ko twasohotse ikigo, ntihagira n'umwana umenya ibyabaye.
haciyemo iminsi mikeya turafunga tujya muri grande vacance, ubwo twari tugiye kujya hehe mu wa gatandatu, ubwo njye nari ngiye kwimukira mu wa gatandatu. Gusa wa musore Alex muri vacances yari afite akazi, twatangiye kujya tubonana kenshi, akemera akagenda agakodesha icyumba, nkajya kumureba tukirirwanamo ndetse tukanakora ibintu. Ubwo urumva vacances yose Alex twajyaga tubikora kandi koko tukabibara neza ku buryo ntasama, twamenyaga igihe duhurira. Nibwo nagiye mu wa gatandatu. Nkijya mu wa gatandatu rero naje gutungurwa ubwo nari ndi ku ishuri, ntungurwa no kuba narasamye inda ya Alex. Nuko birangora cyane kwiga, gusa umusore nshaka uburyo muhamagara ndabimubwira. Yansabye ko nakihangana nkirwaza nkaka uruhushya nkataha mu rugo tukabiganiraho tukareba icyo twakora. Nkimenya ko ntwite nta kindi kintu nahise ntekereza, naravuze nti mu rugo banyica, iyi nda tugomba kuyikuramo, cyane ko Alex yari yarabonye akazi. Narirwaje koko birakunda, baza kumpa uruhushya ndataha, mpura na wa musore Alex turaganira. Nkimubwira ko tugomba kuyikuramo, umusore yanyamaganiye kure. Arambwira uti ntabwo twabikora, ushobora gusanga uwo ari wo mwana wenyine Imana yaguteguriye. Arambwira ati kandi ushobora kuyikuramo ikaba yaguhitana. Arambwira uti kandi ushobora no kuyikuramo ntuzongere kubona amahirwe yo kongera kubyara. Akimbwira ibyo bintu byose nanjye nagize ubwoba ndatitira, ndavuga nti ese wa mugani nshobora kurwanya guseba ariko nkahura n'ibyo bibazo uko ari bitatu byose. Numva nanjye ntinye gukuramo inda, ariko nanone mbwira Alex nti ese kubona ntwise nkiri umunyeshuri, nibwo nari ngiye gukora ikizamini cya leta, nibwo igihembwe cya mbere cyari kigitangira, twabigenza dute? Alex yarambwiye ati rero humura, ikintu numva twakora, reka duhite dukora mariage nonaha byihuse tubane, numara kubyara uzahita usubira mu wa gatandatu wige, urangize amashuri yawe byibuze wicarane diplome yawe. Akimbwira ibyo bintu numvishe binkomeje umutima, gusa nanone ndavuga nti ese ibi bintu mu rugo barabyemera? Ariko nanone undi mutima ukambwira uti aho kugira ngo ubyarire mu rugo gutyo gusa, afazari wahita ukora mariage byihuse, cyane ko n'imyaka y'ubukure nari nyujuje. Ubwo ibyo gusubira ku ishuri nahise mbyibagirwa, muri iyo minsi inda yari imaze ukwezi. Nibwo nahise negera mama ndetse na wa mugabo we mbaganiriza ikibazo nahuye nacyo. Mama ambwira nabi, ariheba, arambwira ute se ubu ko baguteye inda, ubu koko bizagenda bite? Ndamubwira nti ariko mama, uyu musore wanteye inda afite amafaranga ndetse afite iwabo bakize, twahisemo ko twahita dukora mariage byihuse. Mama akibyumva ko hajemo ibintu bya mariage, umutima we wararuhutse, arambwira ati aho ngaho Imana ishimwe, ntago waba unsebeje, nta kibazo, ishuri washaka ugahita urivamo ariko ukabyarira mu rugo nk'umugore w'umugabo. Mama yahise ambwira ati nimba uwo musore afite gahunda, mubwire ko tumutegereje isaha iyo ari yo yose azaze hano tubiganireho. Umusore nawe nibwo yabwiye iwabo amakosa twakoze, iwabo kuko ari abakire bahise bamubwira ko nta kibazo biteguye kumushyigikira. Nibwo noneho Alex yahise ateguza ababyeyi be ko bagomba kuza mu rugo igitaraganya, bagatanga inkwano, ubundi tukihutisha ubukwe nkazabyarira mu rugo.
nuko twarabiteguye dupanga ko bazaza mu cyumweru gitaha ari ku cyumweru. Koko baraje pe! Alex, papa we, mama we n'undi mugabo mukuru wo muri famiye, umukuru w'umuryango wabo baraje. Gusa bakigera mu rugo mama yaguye mu kantu arambaza uti mwana wa, ibintu ishyano ukoze ni bwoko ki? Ubwo abashyitsi bari bagihinguka ku muryango. Mbaza mama nti ese ishyano nkoze ni irihe? Mama muri ako kanya yabaye nk'umusazi nyubirwa icyo abaye, aratutubikana ahita ahaguruka agenda asanganira Alex, aramubaza uti Alex, mbere y'uko mwicara muri iyi nzu papa wawe ni uwuhe muri bano bagabo? Aramumwereka. Ako kanya mama yahise aca bugufi akubita amavi hasi yifata mu mutwe aravuga uti ngushije ishyano kubera amakosa yanjye. Twayoboye ibibaye, gusa muri ako kanya papa wa Alex yahise akata asubira inyuma, yari arwaye puresha mu buzima busanzwe, yahise imufata rero muri ako kanya asubira inyuma. Ajya hanze arabanza barabazana imyenda baramuhungiza bahita bahamagara ambulance imujyana kwa muganga. Twasigaye aho ngaho twumiwe tuyoberwa ibibaye. Mama yahise atubwira inkuru y'urugendo rwe rwo kumbyara, atubwira yuko hari umugabo bakundanye ariko uwo mugabo amuhisha ko afite umugore ndetse yanabyaye, ngo ayumvishe ko yamuteye inda ngo ahita amutererana kugira ngo atazamusenyera, ngo ahubwo arangije amuha amafaranga menshi amusaba ko yakuramo iyo nda. Uwo mugabo nta wundi yari papa wa Alex. Muri ako kanya kubyakira byaratunaniye twese, yaba njyewe, yaba Alex, yaba mama wa Alex. Abantu bari aho ngaho bose baranyitegereje barambwira bati wa mugore, babwira mama ngo wa mugore we, ngo icyo koze ntabwo tubeshye pe, ngo biragaragara rwose ko uyu mwana ari uwo mu muryango wacu, ngo aranasa na Alex cyane. Ubwo nta kindi kintu cyabayeho, narababaye ndakarira mama ndamubwira nti ese kuki utambwiye, ko nari no kwitondera abasore bose duhura nkabanza nkamekinga shuwa ko nta musaza wanjye urimo. Mama ati numvaga nta hantu nabihera mbikubwira ko iso ahari kandi yagutaye, kuko ngo wari kundakarira ukumva ko kubaho nabi kwawe ari amakosa yanjye. Mwa bantu mwe, nta kindi kintu umuryango wahise wanzura, umukuru w'umuryango kwa Alex wahise wanzura ko tugomba gukuramo iyo nda igitaraganya. Aratubwira uti mwakundanye urudashoboka abana bacu, uyu ni musaza wawe ntabwo mwabyarana, iyo nda nimuyivanemo. Kubera ya magambo rero Alex yambwiye, numvaga ntashobora no kubitekereza, nahise mvuga nti hoya, ntabwo ngiye kwicwa no gukuramo inda, wasanga ari wo mwana wanjye wenyine si Imana yampaye. Alex nawe aramvuganira aravuga uti hoya, ibyo twakoze twarabikoze kandi nta makosa, ntabwo ari amakosa yacu, ahubwo mwebwe ni amakosa yanyu. Rero nimureke umwana abeho, ikintu cyonyine tutakora ni ukubana, reka byo tubyihorere, ariko mwituma umwana utaragize uruhare mu makosa yanyu avutswa ubuzima. Mama wanjye ati reka reka wa mwana we ugomba gukuramo iyo nda. Kugeza ubu mama yampaye icyumweru kimwe, arambwira uti niba mutarabikora umvire mu rugo, ntuzongere kumbera umwana, ati kuko nabyaye abandi bana ntacyo naba mpombye, ariko ntabwo wabyarana na musaza wawe. Twabuze amahitamo njyewe na Alex, gusa Alex yambwiye ati njyewe mfite umugabane wanjye bampaye, harimo amafaranga menshi cyane, ati ndahita nkukodeshereza inzu yawe, mushakire bizinesi ukora, utangire ukorera amafaranga, kandi nanjye niteguye kugufasha kurera uwo mwana, ariko ntuyikuremo. Ariko nanone ndaba mbuze mama wanjye, kuko mama yambwiye ati urahitamo njye
cyangwa urahitamo uwo mwana utwite. Nabuze amahitamo y'icyo nakora ndagira ngo mungire inama.